u Rwanda nta gihugu nta cyaha cy'urupfu rugira, ariko bamwe mu baturage kubera amarangamutima n'agahinda kenshi bati uyu mukazungu turasaba ko yajyanwa kuri stade bikabera kabarora karaswa. Mu mboni y'umunyamategeko ibi byifuzo n'amarangamutima y'abaturage urabivuga biki? Jean Paul nimba ari nk'umuntu wabonye iriya nkuru akavuga ati Jean Paul okay ngabo muri abo bakwizera, ubwo nawe uri gushaka title? Ntabwo ndi gushaka title nyine. Sawa reka tubivuge. Title ni Kazungu, ntabwo uri title. Bitunguranye ibyo Kazungu yasabye. Icyambere yasabye umuhezo. Yego. Batukwera iki saba umuhezo? Turumva iki cyana gikoranye n'abantu benshi kandi ndashaka kumena umuceri ari umuhezo. Nanjye mpita nibaza Kazungu Eric turatsinze yamuhoye iki? Ko mubo yisha harimo n'uwitwa Eric. Basanze yararwaye afite uburwayi bwo mu mutwe yarekurwa cyangwa byagenda bite? Icyo gihe iyo umuntu arwaye ajya kuvuzwa ntabwo akurikiranwa mu nkiko. The Choice Live. Tubahaye ikaze kuri The Choice Live nkuko bisanzwe ni Babu Rwanda Rugemana. Amen. Babu, nizere yuko umeze neza, ariko nimba utanameze neza tukaze iminsi yo gusenga kubera yuko ni hatari. Abantu bakunda kuvuga ngo turi mu minsi ya nyuma, ariko nyamara hari igihe umuntu yanariza akareba agasanga mu by'ukuri nta gishya munsi y'ijuru, ahubwo wenda ko ari bihebiye byacu ni ya nyuma kuri twebwe, kubera ko nujya kureba urasanga nta kiri kuza kitabayeho. Abantu benshi baravuga bati ubutinganyi burahari, kera bwabayeho. Ni mubyibuka neza muribuka yuko Sodoma na Gomora harimbutse, n'ubundi gutingana bimeze nabi, abantu bameze nabi. Nujya kureba urasanga ubwicanyi bwahoze intambara ya kabiri y'isi yarangiye muri za 1945, iya mbere yabaye imbere yaho, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. So rero ariko dukaze ibihe byo gusenga, kuko buriya buri generation igira igihe kigera ibintu bikaba ibindi bikongera bigasubira hasi, bikongera bikaba ibindi. Rero bimeze nk'ari twebwe biri guhindukira, niyo mpamvu tugomba kukaza ibihe byo gusenga, ndetse cyane tukanashaka ukuntu twabana n'abandi neza kugira ngo tuzarangize urugendo rwacu hano ku isi amahoro. Ku itariki 5 z'ukwezi kwa 9 kuno kwezi turimo, kuri Twitter ya RIB ku isaha y'isamo yabashyizeho tweet ivuga ngo ku bufatanye n'inzego cyangwa se n'abaturage bafashe Kazungu Denis, akaba yari umutipe wari utuye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Busanza,
muri Busanza kabisa ngira ngo twanakoze n'ikiganiro tujyayo tubereka inzu yaho yaratuye tubereka n'ukuntu hameze yaba ishusho byakunda umuntu akabumvisha n'ukuntu ikintu kiba gihumura nibwo mwari kumva ukuntu ahantu hari hameze kubera yuko ntago byari byoroshye no kuhakorera ikiganiro twahakoreye ikiganiro tugana n'abaturage baho tubabaza ibyerekeranye na Kazungu baratubwira uko bimeze igihe yarahamaze hatuye uko yafatwaga muri quartier wenda nibiza gukunda turaza gupinga icyo kiganiro kugira ngo tutaza gusubira cyane mu makuru kandi n'ubundi ari kuri The Choice Live hanyuma wenda ushaka kumva uko byari bimeze abikurikirane icyo gihe Kazungu yavugaga yuko yisha abantu 12 yabanje kwemera batandatu yabanje kuvuga batandatu ubwo yajyanwaga ku kagari bamufunze hanyuma bagezeyo bakuramo abantu bageze muri 12 uyu munsi rero turi ku ngoro y'ubutabera urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ruherereye hano mu Kagarama aho Kazungu yaje kuburana bwa mbere kubyerekeranye n'iminsi 30 gukurikiranwa afunze mu rukiko ngira ngo nejo twanakoze ikindi kiganiro gisobanura abantu ko urubanza rukurikiranwa kuva ukiri gukekwa ugifatwa cyangwa se ribi kiguhamagara ibyo byose kugeza ugiye kuburana iminsi 30 ya mbere y'agateganyo hahandi umushinjacyaha bavuga ati uno muntu ariko byaba byiza akurikiranwa afunze iminsi 30 y'agateganyo cyangwa se agakurikiranwa ari hanze ya minsi 30 y'agateganyo ukayiburana uri hanze ubwo baba bategereje kugira ngo urubanza rwawe cyangwa se dosiye yawe ishyikirizwe ubushinjacyaha ishyikirizwe urukiko kugira ngo noneho uburane mu mizi ariho hahandi iyo umuntu agifatwa mubona agomba kumara iminsi itarenze 5 kuri polisi aho ngaho niho kugira ngo RIB ishyikirize muri iyo minsi 5 bakigufata uri kuri station ya polisi RIB bigomba kuba yashyikirije ikirego cyawe ubushinjacyaha yamara gushikiriza ikirego cyawe ubushinjacyaha muri ya minsi 5 ubushinjacyaha nabwo buhita bukuregera urukiko rw'ibanze akenshi bihera mu nkiko z'ibanze n'ujya kureba usanga n'abantu bakomeye byaragiye bihera mu nkiko z'ibanze keretse case ziri special nizo zita zishobora kujya mu rukiko rukuru binakurikije wendi hari ibintu byinshi bakurikiza hanyuma umushinjacyaha nawe ahita akuregera urwo rukiko rw'ibanze muri agusabira yuko noneho urubanza rwazaburanwa mu mizi ariko ufunze ariho hantu ushobora kubona umuntu yari kuri polisi baramurekuye ariko akakomeza akajya kuburana icyo gihe baba basanze nta mpamvu zari zo kugira ngo abafunzwe by'agateganyo iminsi 30 cyangwa se nabwo ukagira n'imageragere ukavayo byagiye bibayo kuri benshi ukagira imageragere ukavayo mu minsi 30 uyiburane n'ubwo ishobora kurenga bitewe na system y'ubutabera bwacu kubera yuko hakunda kugaragaramo ubukeya bw'abacamanza ndetse n'ibyaha byinshi biruta ubushobozi bw'abacamanza bahari nyamara abavoka bari benshi so rero bigatuma imanza zimwe na zimwe zitinda iyo minsi igeze bagukatira iminsi 30 y'agateganyo ariho handi ushobora guhita noneho ushyikirizwa RCS ukagenda ukajya imageragere ukambara iroza icyo gihe wambaye iroza noneho niho tubona umuntu yagiye akambara iroze yarangiza no akageza kuburana yaje mu modoka noneho ziturutse imageragere apana za RIB sometimes bashobora gukorana ukaza no mu ya RIB bijya bibaho ariko ni gake cyane ubunduza mu modoka za RCS icyo gihe ni hahandi ubona umuntu nyine ngo ngubwo ari imageragere yambaye iroze sometimes azana mu modoka yanditseho ngo RCS ntagaza mu modoka yanditseho RIB ariko wenda bishobora inzego zishobora gukorana ibyo ni ibintu bisanzwe nta n'igitangaza kiba kirimo hanyuma rero iyo minsi igeze ubwo uyu munsi turi hano kugira ngo Kazungu aburane kwifunga n'ifungurwa by'agateganyo kugira ngo azaburane ya minsi 30 rero bakaba bamukatiye kugira ngo afungwe iyo minsi so akaba rero turano ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ngize amahirwe umusesenguzi mukuru turi no kuri The Choice Live kabisa niba atariyo ndigeze Jean Paul JP bimeze bite se mwana na kamarama zamagana n'abarundi wabaye umustar usigaza ku rukiko wifunze no kubera ingendo zitari ngombwa senjya nzikora uracyari muri guma mu rugo kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu ni fresh cyane Jean Paul ndagira ngo wenda nk'umusesenguzi kandi ngiye nkunda ko ukunda gukurikirana ibyo amategeko cyane umfashe wari uri hano n'ubundi ku rukiko kuva saa moya Kazungu azamubonye ndetse na case ye warayikurikiranye ngira ngo nanagushimira wenda n'abantu babyumva niwe wandangiye hano Kazungu yaratuye mu gihe nagiye gukora ikiganiro nakoze abantu barakibona ngira ngo ni nawe nahamagaye urandangira nta nubwo wari uri Kigali wari uri Rubavu ariko urandangira ndagenda ndagikora mu rubanza rw'abacungagereza warakoze cyane yego mu rubanza rw'abacungagereza ngo bagize bati wararubonye narwo nararubonye ariko n'urwo ngurwo bikekwa ko bakubise abafungwa okay uzi ko urwo rubanza hari umuntu ejobundi wanyandikiye akanyereka mani bikomera afite mwene hano haboro video nkumirwa n'urwo ariko reka tujye ku ngoro y'ubutabera ya Kicukiro yego wari uhari saa moya ndagira ngo umpereze ishusho y'ukuntu urubanza rwagenze kuva Kazungu ahageze
no kugeza agiye n'ibyo yisobanuye mu rubanza. ni umugabo nabonye baba ari abashinjacyaha n'abacamanza, ubundi abacamanza ni abantu batinyitse n'ubushinjacyaha, ariko kuri Kazungu wabonaga nabo bumiwe, babuze ayo bacira n'ayo bamira, babikora kubera akazi. Ni rwa rubanza rwagaragayemo amarangamutima ku mpande zose, uhereye ku bashinzwe umutekano, uhereye ukageza no ku itangazamakuru. Kazungu ni umugabo wagejejwe hano. Amarangamutima ariko tubone tuyasobanura abantu. Amarangamutima oya, ni amarangamutima y'agahinda kenshi. Abantu barafite agahinda kenshi gakabije. Rero Kazungu ubwo yagezwaga kuri uru rukiko, yaje mu modoka ifite plaque GR 84 hari, ni imodoka ya government ariko ya RIB itwara abafungwa bari special, yaje wenyine. Ageze hano tubona imodoka isubiyeyo. Ndavuga nti Kazungu birashoboka ko azanywe n'umuyobozi mutoya kandi yabonye amakamera menshi, cyangwa se uburinzi bwe bukaba budahagije. Niko byagenze. Saa 2 n'igice rero yagaruwe arinzwe bikomeye na special force cyangwa se umutwe udasanzwe wa polisi. Abasore babiri b'ibigango baramucigatira, bamuta muri yombi. Niko bigenda n'amategeko mpuzamahanga. Ariko natunguwe no kubona yari arimo kubabyiga. Ni Kazungu wabyiganaga nawe ubona ari kubiyaka. Navuga nti Kazungu uri kubiyaka niki gikurikira. Byarangiye nyine iburanisha ritangiye, batanga uburenganzira. Dushimire urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwahaye uburenganzira gufata amajwi n'amashusho ku binyamakuru 3 byemerewe, n'icyange kirimo. Hanyuma iburanisha ryatangiye. Ngewe nk'umuntu waruzura urubanza kuko narefite dokima yose, nta gishya ubushinjacyaha bwavuze, ahubwo bitunguranye ibyo Kazungu yasabye. Icyambere yasabye umuhezo. Batukwera iki saba umuhezo, turumva iki cyana gikoranye n'abantu benshi kandi ndashaka kumena umuceri ari umuhezo. Babaza ubushinjacyaha icyo bivugaho. Ubushinjacyaha buti umuhezo azawusabe mu rubanza mu mizi, hano tuje kuburana ifunga n'ifungurwa. Hari kivuga ati go. Kazungu wabonaga ari gutitira ko wamujinya kwa kundi nk'umuntu mu Rwanda bakaza kubakiza hari ugishaka kurwana. Niko yarebaga imbere y'urukiko. Umugabo wagaragaye yambaye ipantaro y'igitaka, kamambiri z'umutuku, agapira k'umukara n'akantu k'umutuku karimo. Kazungu rero yasawe iminsi 30 y'agateganyo kugira ngo adakomeza mu rwego rwo gukumira ibindi byaha yakora. Umucamanza amubaje icyo yongeraho ati umupira uri mu kibuga cyawe n'ubutera nabi n'ikaze kawe. Ubwo nawe ari mu bisabira iminsi 30. Icyo ni icyambere. Cya kabiri umucamanza yagize amatsiko. Niki cyabiguteye? Ati abakobwa nishe harimo abanteye sida, nabitewe nuko harimo abakobwa banteye sida sinabyakira ndabica. Nanjye mpita nibaza Kazungu Eric turatsinze yamuhoye iki? Ko mubo yisha harimo n'uwitwa Eric. Ahubwo se bose bamuteye sida icyarimwe? Oya n'ubugome, ashobora kuba yenda yararyamanye n'umukobwa wicuruza agasanga yamwanduje agafata umuhego yuko azajya yica indaya. Harimo abantu bateye gutyo b'abagome. Mu yandi magambo. Ikindi kintu cy'ubugome, yafashe umwirondoro w'umuntu ufunze aba ari wo yiyitirira. Witwa Joseph. Abenshi babyitiraga ahubwo ko yitiriye imyirondoro ya mwana yishe. Oya arafunze. Ndiko kubwira ibintu bidasanzwe byabaye muri uru rubanza. Ikindi nuko no rubanza rutagoranye, yageze hano saa 3 n'igice, yaburanye saa 4:10 rwa rurangiye. Ariyo mpamvu harimo abanyamakuru bamwe basanze ibintu byanatangiye byanarangiye. Nongeye kubona nari nkumbuye TB Kicukiro, naherukaga Rusesabagina aburanira hano. Nongeye kubona inzego z'umutekano koko ubona babasore ziri seri. Byambabaje. Donc harimo abanyarwanda fuka nabantu saba bafite umutima umeze gute. Harimo njya nkurikira imboga nkoranyambaga. Kuyo ufashe Kazungu ibintu by'ubugome yakoze ukabyitirira leta ngo yakoreraga leta. Warabibonye nawe kuri social media. Batuye umuntu bamubaze. Ngewe nitandukanyije namwe. Kazungu Deni umwirondoro we ntuzwi ushidikanywaho. Kubera yuko urukiko washidikanyijweho izina n'umushakira yavuze ati imyirondoro yishidikanywaho. None izina Kazungu bundi ribaho. Telefone ye 0722111306 ibaruye ku witwa Misago Patrick. Kandi iyo utunze telefone bikubaruyeho. Kazungu yavutse 86, nimero ye y'indangamuntu ni 98. Kazungu ni Bandimana. Ndavuga ibintu byanditse bifatika ntabwo asanzwe, ariko abaturage bati asabirwa igihano cyo gupfa. Ariko ngewe mu mboni yanjye abe nk'agahini agende yangarire muri gereza, akazi gake kazabaho napfa bazamuhambaho.
none se iyo gereza irimo abandi bantu ubwo si ibibazo ariko wenda Jean Paul reka tubaye tugaruke ku kantu hari akantu nabonye wavuze nabonye nimba yari title wenda mwaratwikaga nago nabashije kuri ikiganiro cyose uvuga ngo ni plank ngo ribo none nimutwereke urabivugaho iki kakanya ko bamwerekanye kandi warabanje kuvuga my comment kuri plank navuze niba warumvishe niba ari intro wumvishe ibyo birakureba I don't care naravuze nti Kazungu ni igiki kiterekanwa n'ubugenzacyaha ngo ribisobanure imikorere y'icyaha cye yego none se wowe nk'umunyamakuru byaragushimishije ko usoma imikorere y'icyaha uyikuye ku gihe come on tuvugisha ukuri niba uyu munsi mu minsi ibiri ishize aribwo igihe cyanditse uko Kazungu yakoze icyaha kavuga nti ibintu byo gusumbisha ibinyamakuru bizatuma abantu bakora amakosa ngewe nk'umuntu uba mu nkuru z'ubutabera mfite ngira amahirwe nkagira access yo kugera ku manza zimwe na zimwe ariko ibijya gupfa bipfira mu iterura Kazungu ari ubushinjacyaha busobanuye ibyo yabwiye RIB nk'uko yabivuze yiregura ngewe naravuze ngo byari kuba byiza iyo basobanuriye imikorere y'icyaha ya Kazungu hakaba nka press conference noneho ntanga ingero ndavuga nti runakaza habaye press conference Sakara afatwa badusobanuriye ibye Rusesabagina afatwa badusobanuriye ibye babakobwa basireye bafatwa badusobanuriye ibye Kazungu ni igiki batatubwira ibye ndavuga nti niba atari ibyo wasanga ari plan nk'abanyamakuru babizwa ko muhita mukora namwe title bahita bakora title kandi ndakumenyesha ko no gusumbanisha ibinyamakuru ngo kubera ikibabibaje igihe nk'ubu ngubu hari umuntu uri bubone video yo mu rukiko mwe imbere ari ibinyamakuru bitatu bifite nk'uko wabivuze avuge ngo babisumbanyije ibindi binyamakuru kandi byarabisabye urabwirwa n'iki kigihe cyo kitari cyafashe access yo kujya gusaba urakoze cyane mu ngingo ya 71 mu gitabo cy'amategeko y'u Rwanda ajyanye no kugira access ku makuru mu nkiko itegeko rivuga ko wandikira urukiko mbere y'amasaha 48 mbere y'iminsi ibiri iyo utandikiye urukiko ufata amashusho mbere y'iburanisha na nyuma y'iburanisha nta muntu wagira comment keretse n'abanyamakuru babujijwe gufata hanze icyo ni icya mbere icya kabiri kubona dokima ni ubunyamugi bw'umunyamakuru ariko noneho ariko noneho nko ku gihe ntabwo hakora ubunyamugi barazana bakabahereza bati dore ubwinungu dosime kubera yuko surusi yose yizewe iva ku gihe mu masaa 5 ubwo Rusesabagina yari kurekurwa na cabinet y'inama y'abaminisitiri igihe cyari cyabyanditse na cabinet itaratangira bari nimanza tujyemo inyamirambo tukiri mu rubanza igihe gikata gisohora umwanzuro aha rero ngewe nakoreye igihe Jamani umwaka n'igice Meyer ni inshuti yanjye uhereye ku mukirina kugera ku muzamu nukomeye n'abantu dukorana n'abakorega rero nta nubwo ndi kuvuga igihe ndi kuvuga cya gihe wa muntu yicara nanjye mpaye amakuru ntago nayanga bariya bayobozi nibo ndi kuvuga none se wabonye amakuru wayanga ntago wayanga igihe cyo nta kibazo gifite kubera ko nta kibazo kigiye batwumve neza nta kibazo kigiye kubona umwanzuro n'ubunyamugi none se giko mufite ni ubunyamugi ariko noneho ngewe nanone bakavuga ariko bati nituguha uyu mwanzuro ugakora amakosa mu myandikire turakura hehe kontakte zawe bazi ko ahita bahamagaragira inema utwakosora akadukosora ntibavuga urukiko ntago bavuga urukiko rw'ubucuruzi bavuga urukiko rukuru ntibavuga urukiko rw'inyamirambo bavuga urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge hari inyandiko n'amatayita akorwa n'abanyamakuru wa muyobozi w'urukiko kuba hano baravuga ngo ni urukiko rwa Kagarama hano si mu Kagarama rwa Kicukiro rero icyo kintu ngewe ngarutse kucyo navugaga amakuru nkaya ajya ashyirwa ku karubanda habeho press conference abanyamakuru babaze kugira ngo abaturage banyurwe kubera yuko ntabwo abantu bose bakisesinga ku gihe ndabizi neza ngewe nk'inkuru nakoze nshobora ndayirekura saa 8 cyangwa saa 9 hari abantu bavuze ngo niba tutarabona ibyo Jean Paul yavugiye ku rukiko ibindi byose turabikemana rero buri muntu agira publique ye niyo washigishe mwese murashigisha ariko buri muntu agira abakiriya abasomyi ni sawa cyane none se Jean Paul nimba ari nk'umuntu wabonye iriya nkuru akavuga ati Jean Paul okay ngabo muri abo bakwizera ubwo nawe uri gushaka title ntabwo ndi gushaka title sawa reka tubivuga title ni Kazungu ntabwo uri title ndabivuga yego hari umuntu wabonye inkuru yawe kandi uravuze ati hari abantu bakwizera babavuga bati ataravuga Jean Paul ntabwo ndi bwemere ibintu bijyanye n'urukiko ahita abona uravuze uti ibyo byose nimba batamuzana ni plank ako kanya agahita byishyiramo akabyasasura bizi inkuru igeze ku muntu agenda yenterprete ukundi kagira hano yabaye ikindi kintu
aka kanya uramubwira iki azajya yumva inkuru zawe gute? Ibi nabivuze kugira ngo bagire n'amatsiko banahita batanga ibintu byuzuye. Nta muntu warebye ikiganiro nakoze wagira ikibazo ku cyo navuze. Cyakora wumvishije intro cyangwa title na title tugira ikibazo cy'amamega. None se uzagura amajiga y'ijana wumve ngo uzareba ikiganiro cy'isaha. Tugira ikibazo cy'amajiga n'amamega. Ariko warebye ikiganiro yumvishije neza icyo navuze. Icya kabiri, u Rwanda nk'igihugu kigira inzego z'amategeko, iz'ubutasi n'iz'iperereza. Narakoze amakosa naba naratawe mu wakajwiga fata chef. Yewe ibyanjye narabirangije ariko ntawe ufungwa kabiri. Sawa urakoze. Kandi ni nacyo kiganiro nguhaye. Bavuze yuko Kazungu se azaburana ku itariki zingana? Azasomerwa ku itariki 26 z'ukwezi kwa 9 n'ubundi. Nejo bundi ku wa gatatu. Maître Gasominari Jean Baptiste kutafashije umwe mu banyamategeko bakomeye cyane. Gasominari twabonye uwitwa Kazungu uganiwe mu rukiko. Avoka baragowe. Kazungu aguhaye akazi wamuburanira? Nta muntu n'umwe tudashobora kuburanira, kuko ntabwo kuburanira umuntu bivuga yuko uba ufite icyo uhuriyeho n'ibyaha yakoze. Abunganiza icyo dukora ni ukureba ko umuntu ibyo amategeko ateganya byose byakurikijwe, tukareba ko hari ibimenyetso bishinja icyaha, tukareba niba ibyo bimenyetso byarabonetse mu buryo bukurikije amategeko. Ntabwo tuya tuza guhakana ibyaha abantu bakoze cyangwa guhindura ibyabaye kugira ngo tuburizemo ubutabera. Ntabwo arizo nshingano zacu. U Rwanda nta gihugu nta cyaha cy'urupfu rugira, ariko bamwe mu baturage kubera amarangamutima n'agahinda kenshi bati uyu mukazungu turasaba ko yajyanwa kuri stade bikabera kabarora karaswa. Mu mboni y'umunyamategeko ibi byifuzo n'amarangamutima y'abaturage urabivuga biki? Ariko wabivuze nyine n'amarangamutima. Inteko ishinga amategeko niyo ibashyiriraho amategeko, kandi inteko ishinga amategeko kubera ahantu isi igeze yasanze u Rwanda rugomba gukuraho icyaha cyo kwicwa mu mategeko. Icyo cyaha rero cyavuyeho ntabwo kirasubiraho, igihe kitarasubiraho nta nubwo gishobora gukoreshwa. Ni ukuvuga ko nyine n'amarangamutima nyine icyo yenda bashoboraga kureba abamwunganira cyangwa n'abamukurikirana ni ukureba impamvu zishobora kuba zarateye ibyo byaha, kuko n'ibyaha ubwabyo rega hari uburyo bikorwa, hari impamvu zibitera. Sinzi niba baranapimye niba ari muzima, yenda ashobora kuba ari n'umurwayi. Ibyo byose ni ibintu amategeko ateganya, niyo mpamvu hajya habaho nyine urubanza. Amatsiko yari afitwa n'abantu benshi harimo n'urukiko n'ubucamanza bati niki cyabiguteye? Umugabo yavuze ko kimwe mu cyayimuteye ko hari bamwe mu bakobwa yishe bamuteye sida. Iyi ngingo yatanzwe n'uwitwa Kazungu Denis mu rwego rw'amategeko na komite yawe nk'ubusesenguzi mu mategeko n'ubundi urabivugaho iki? Oya, ntabwo ibyo ari byose, ntabwo icyo gisobanuro yatanze urumva yuko ntabwo ari cyo. Iyo umuntu yaguhemukiye se uhitamo kumwica, ntabwo wiha ubutabera ibyo ari byo byose. Niba hari abamuteye sida yagombaga gukoresha inzira ziteganywa n'amategeko mu rwego rwo kujya gusaba indishyi cyangwa kureba ubundi buryo itegeko ryateganyije, ntabwo yari kwihanira ngo afate abantu abice. Abajijwe icyo yongeraho ku minsi 30 yasabwe n'urushinjacyaha, yabwiwe umucamanza ko umupira uri hagati ye ati nuwutera nabi ibyo birakureba. Ibyo bisobanuye iki byo? Ntabwo nshobora kumenya icyo bisobanuye kuko sinjye wabivuze, kandi ntabwo byanditse mu mategeko ngo wenda urambaza icyo mbitekerezaho nk'umunyamategeko. Ni igitekerezo cye bwite, buriya niwe wenyine wasobanura icyo yashatse kuvuga. Uvuze ku kantu kuko hatapimwe nimba arwaye, abaturage bafite ubwoba yuko bashobora kuzamugeza mu rukiko mu kuburana mu mizi bikarangira basanze Kazungu yararwaye. Basanze yararwaye afite uburwayi bwo mu mutwe, yarekurwa cyangwa byagenda bite? Icyo gihe iyo umuntu arwaye ajya kuvuzwa, ntabwo akurikiranwa mu nkiko. Ni kurwara mu mutwe ni impamvu ishobora gutuma umuntu adakurikiranwa ku byaha yakoze, kubera ko ntushobora gukora icyaha utagitekerejeho, utagize umugambi wo kugikora, kandi umuntu urwaye mu mutwe ntashobora gutegura umugambi. Ngo basanze yararwaye bamujyana bakamuvuza Oya, ntabwo umucamanza aburanisha umusazi mu yandi. Ni ukuvuga ngo icyo gihe nibasanga arwaye ntabwo urubanza rwe ruzabaho. Nta rubanza rw'abasazi rubaho. Ntabwo abasazi baburanishwa mu rukiko, haburanishwa abantu bazima. Umunyamategeko Maître Gasominari Jean Baptiste urakoze kuganira na Choice Live na Isibo TV muri rusange kandi mu nyungu rusange. Murakoze cyane. Yes, uyu ni Maître Gasominari, ni umugabo umenye, oya, ni umugabo z'amategeko menshi, ni umugabo kandi uburana imanza nk'ishinjabyaha. Yamenyekaniye cyane ahanini kuri televiziyo Rwanda aho yagiye asesengura ku kibazo cyo muri DRC muri cya kiganiro cya Dive wayo, kandi uko avuze niko kuri ukuyeho amarangamutima. Baramutse basanze ari umusazi, Kazungu yarekurwa, ariko njye ndifuza ko yajya kwereka polisi uko yakoraga icyaha agatoroka.
ahubwo ngiye kintu ndi kwibaza none se reka nkubaze ubundi bimaze iki gukuraho igihano cy'urupfu noneho byica iki iyo gihari igihano cy'urupfu kuri njyewe nk'umunyarwanda ubundi si igihano cy'urupfu kimaze iki Kazungu ari gupezanya n'abapolisi arashaka kwiruka ngo bamurase ntabwo ashaka we ntashaka kubaho bamureka azerere yangarire mu isi y'abazima nanjye ndifuza ko akanirwa urumukwiye akazapfa atoragura amashashi nk'abandi bose Imana ikurinde ni sawa cyane rero ubwo Kazungu akaba azasomerwa ku itariki 26 z'ukwezi kwa 9 nejo bundi azaba ari gusomerwa kugira ngo bamenye nimba iminsi 30 ajya kuyikorera imageragere cyangwa se arekurwa akaburana ari hanze cyangwa se nk'uko umunyamategeko bivuze cyangwa umuavoka avuze ati hakazapimwa nimba adafite ikibazo cyo atarafite ikibazo cyo mu mutwe mu gihe yakoraga icyaha nuba akaba kigifite tugiye yabanza akajya kuvuzwa kubera yuko nta rubanza rw'abarwayi bo mu mutwe bahaba rubaho so rero reka turekere gutya ni The Choice Live tuzatuhaba kuri social media zacu n'ubundi nk'isanzwe The Choice Live gahunda ziba zikomeje kuri Instagram ni The Choice Live kuri Isibo TV dukora kuwa kabiri kuwa kane kuwa gatanu guhera ku isaha 11 no ku cyumweru guhera ku isaha 3 z'ijoro kugeza ku isaha y'isa 6 kuri website ni www.thechoicelive.com Babu Rwanda. The Choice. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rugiye kuburanisha imanza z'inshinjabyaha ku birebana n'ifunga n'ifungurwa by'agateganyo. Hari uwo tugiye kuburanisha mu kanya witwa Kazungu Denis arahari. Itaba urukiko uhagarare hano imbere. Turasaba ko umukuru Kazungu Denis uriburanira vuga cyane ndiburanira turasaba ko mwadije amusomera imyirondoro ye ibyo byakekwaho ariko tarasoma nasaba kumburana mu muhezo uko navyemera bategeko rya biyemerera kuko hari ibyaha nakoze bikomeye biri mu mvuge ntashaka bijya kuri mu itangazamakuru
cyangwa se kuyobora inzira bamwe bagenzi banjye uburyo bwo kubikoramo. Niho nakwifuza rero ko nabana mu muhezo kuko ninjye wiyemereye ukuri kandi mu kuvuga uko kuri. Turasaba ubushinjacyaha icyo bubivugaho. Murakoze Madame la Présidente. Twe dusanga iburanisha ribera mu ruhame, tukaba twumva nta mpamvu yakabaye ituma duhera mu muhezo kereka mu gihe urukiko rwaba rubibonye ukundi. Murakoze. Uburaniye mu ruhame hari icyo bikubangamira? Yego. Nko kuvuga ukuri kose ntabwo nakuvuga. Ubu turi kuburana ku birebana n'ifunguro ry'agateganyo, ntabwo uri kuburana mu mizi y'urubanza. Nta ntabwo ari ngombwa kuvuga ibyo wakoze byose, ni mu mpamvu zikomeye, ntabwo ari ibimenyetso, ntabwo bari bugushinja. Dukomeze urubanza rukomeze mu ruhame. Kazungu asomerwa imyirondoro ye n'ibyakekwaho. Umwirondoro wawe ni Kazungu Denis? Yego. Ukaba uri mwene uragiwe nayo na Uwanyirigira, ukaba waravutse mu mwaka w'1989 tariki 26 z'ukwezi kwa gatatu, ukira mu gihugu cy'u Rwanda, akaba ari naho utuye mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kanombe, akagari ka Busanza, umudugudu wa Gishikiri. Ukaba ufite nimero y'irangamuntu 11 89 80 2 74 98 10 ukaba ukoresha telefoni igendanwa 072 22 11 36. Irangamimerere yawe ikaba igaragaza ko uri ingaragu, ukaba ukekwaho ibyaha bikurikira. Ukekwaho icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake, icyaha giteganywa kandi kikagihanishwa ingingo y'107 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Icyaha cya kabiri ni icyaha cy'iyicarubozo, icyaha giteganywa n'ingingo y'112 kiganishwa ingingo y'113. Icyaha cya kane ni icyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato. Icyaha cya gatanu, icyaha cyo guhisha umurambo w'umuntu, kuwucaho umwanya w'umubiri cyangwa kuwushinyagurira. Icyaha cya gatandatu, icyaha cyo gukoresha ibikangisho. Icyaha cyitwarwa n'ifungirwa ry'umuntu bitemewe n'amategeko. Icyaha cya karindwi, icyaha cy'ubujura bukoresheje kiboko cyangwa ibikangisho. Icyaha cya munani, icyaha cyo gusenya cyangwa konona inyubako ku bushake utari nyirayo. Icyaha cya cyenda ni icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano. Icyaha cya cumi ni icyaha cyo kugera mu buryo butemewe ku makuru abitse muri mudasobwa cyangwa mu rusobe rwa mudasobwa. Kazungu Denis, umwirondoro bagusome n'uwawe.
ibyaha ukekwaho bamaze kugusomera urabyemera nk'abantu babyemera? ndabyemera. Turasaba ubushinjacyaha batubwira impamvu bwazanye Kazungu hano mu rukiko, butange n'impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyo byaha byose amaze gusomera. Murakoze nyakubahwa Perezidante w'iburanisha. Ubushinjacyaha bwazanye imbere y'urukiko Kazungu Denis ibyaha akekwaho akurikiranyweho n'ubushinjacyaha nk'uko urukiko rumaze kubimusomera. Ibyaha byamenyekanye guhera tariki 5 z'ukwa 9 w'uyu mwaka wa 2023 ubwo yajyaga urwego rw'ubugenzacyaha RIB agatanga amakuru y'uko mu nzu ari gusohorwamo hari abantu yahiciye ndetse anabashyira mu mwobo yacukuye mu gikoni cy'iyo nzu. Nibwo iperereza ryahise ritangira, ubugenzacyaha kujya aho hantu dusanga koko hari icyobo kirimo imibiri y'abantu igera kuri 12. Mu kwisobanura Kazungu Denis akavuga ko yagiye ashakisha abantu batandukanye abakuye mu bice bitandukanye harimo Remera, Kimironko, Kinyinya, Kabuga, Masaka na Rusororo, akabashuka kugeza ubwo abagejeje aho atuye muri uwo mudugudu wa Gishikiri muri Busanza. Yamara kubageza mu rugo rwe agahita abakingirana akabazirika amaboko n'amaguru, akazana ibikoresho bitandukanye birimo inyundo, umuhoro, ipensi, imakasi n'ikaramu, agatangira akababwira amagambo ateye ubwoba, akabambura ibyo bafite byose birimo amafaranga, telefone, akabasaba na za password za telefone ndetse n'izo bakoresha babikuza amafaranga bafite haba kuri Momo, kuri banke, ndetse bamwe muri bo akabakoresha inyandiko zibategeka kwandika yuko bamuhaye ibyo batunze mu ngo zabo, cyangwa bakamwandikira yuko abagurishije ibyo batunze birimo n'ibibanza. Yarangiza kubona ibyo yifuza byose akahita bica akabajugunya muri wa mwobo yacukuye. Madame la Présidente, muri abo harimo ababashije kumucika, bamwe batanga n'amakuru y'ibyabaye cyangwa se ibyo yabakozeho. Mu kwisobanura rero Kazungu akavuga ko nubwo basanze mu cyobo imibiri y'abantu 12, we avuga ko yishe abantu 14, babiri bo imibiri yabo ikaba itarabonetse mu rwego rwo gusibanganya ibimenyetso. Ibi Kazungu akaba yarabigezeho biturutse mu buryo yanogeje uyu mugambi, akajya gutura mu by'ukuri ahantu hameze nk'aho asa nk'aho ari wenyine, anakoresha imyirondoro itariye, aho hamwe yiyise Dushimimana Joseph bigaragara ku masezerano yakodesheje inzu, ndetse n'ibyo ngibyo yabaga yambuye akagenda abigurisha yiyita amazina y'undi muntu witwa Turatsinze Eric.
muri aba bantu batandukanye barimo n'ab'igitsina gore yemera ko muri bo uwo yakoreye icyaha cyo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato ari umwe, ndetse nawe n'uwo mukobwa akaba abimushinja. Mugenzi wanjye yakomeza atanga impamvu zikomeye. Murakoze. Murakoze Madame la Présidente. Tugihereye ku mpamvu zikomeye z'icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake, hari imibiri 12 yabonetse mu gikoni cy'inzu Kazungu yari atuyemo mu mwobo wari ucukuyemo. Kazungu mu ibazwa rye haba imbere y'ubugenzacyaha imbere y'ubushinjacyaha yemera ko iyo mibiri 12 ari y'abantu yishe ubwe, kandi ko mbere y'uko acukura uwo mwobo batangirana no kujya bashyiramo hari abandi 2 yari yarabanje kwica. Abo 2 imibiri yabo ntiraboneka, bikaba bigikorwaho iperereza kuko bavuga ko yasibanganyije ibimenyetso. Kazungu yemera ko ari we wacukuye icyo cyobo agamije kujya bashyiramo, kuko ari igikorwa yari yarateguye abona ko azica abantu benshi. Asobanura mu mvugo ye uburyo yagiye abica, akabica abatunguye, ko yabaga yagejeje mu rugo ababeshya ko mu buryo butandukanye, yabageza mu rugo akabica mu buryo bubatunguye ku buryo batabasha kwirwanaho. Mu bo Kazungu yemera ko yishe hari amazina avuga ko yibuka, kuko avuga ko bose atabibuka, ariko mu bo yibuka avuga ko harimo uwitwa Eric Turatsinze, akavuga ko amwibuka kuko yamusigaraniye ibyangombwa akajya umwirondoro we awiyitirira. Avuga ko yishe uwitwa Eliane Mbabazi n'uwitwa Clementine n'undi witwa Françoise. Abo nibo avuga ko yibuka, avuga ko icyo gihe yasobanuraga ko uko azagenda yibuka ariko azagenda atanga amakuru y'umwirondoro wa yabo yishe. Iyo mvugo ya Kazungu rero inahuza n'ibyagaragaye aho icyaha cyakorewe, kuko muri raporo yakozwe n'ubugenzacyaha yahabereye icyaha igaragaza ko koko mu cyobo havanywemo imibiri 12, ikagaragaza amafoto y'ahakuwe iyo mibiri mu cyobo, ikagaragaza ko n'uko iyo mibiri yari imeze, kandi ko iyo mibiri imyinshi yari yarangiritse, donc yari imaze kwangirika kubera igihe yari imaze. Ku cyaha cyo guhisha umurambo no kuwushinyagurira, twahera kuri raporo iyo twari tuvuze n'ubundi yahabereye icyaha, igaragaza ko iyo mibiri yari iri mu cyobo abantu bamwe ku bandi, vuga ngo ntibari bashyinguye mu by'ukuri mu cyubahiro uko bakabaye bashyingurwa. Mu ibazwa rya Kazungu yemera ko koko yishe abantu, akavuga ko
yari yacukuye icyobo bashyiramo bose, kandi ko yabanje kujya ashyiraho itaka ku washyizemo, akaza agashyiraho undi hejuru nako agashyiraho itaka, ngo ariko abona icyobo kizuzura vuba, afata icyemezo cy'uko azajya ashyira umuntu agereka umuntu ku wundi. Ku cyaha cyo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato, Kazungu imbere y'ubugenzacyaha imbere y'ubushinjacyaha yemera ko mu bakobwa yajyanye iwe agakorera ibyaha bitandukanye, umwe ari we yasambanyije. Ibyo biri mu gisubizo cye mu nyandiko mvugo yo ku itariki 9 z'ukwa 9 igisubizo cya 10. Uwakorewe icyaha mu nyandiko mvugo ye iri kuri kote ya 62 nawe asobanura ko Kazungu amugejeje iwe amaze kumukubita, kumubabaza mu buryo butandukanye no kumwambura ibyo yari afite, yanamusambanyije. Ku cyaha cy'iyicarubozo, icyaha cy'ifatwa n'ifungiranwa ry'umuntu bitemewe n'amategeko, icyaha cy'ubujura bukoresheje ikiboko n'ibikangisho, ndetse n'icyaha cy'ibikangisho byo kugirira umuntu nabi, mu ibazwa rya Kazungu yemera ko iyo yagezaga abantu iwe yabakingiranaga, akabakanga, akabatera ubwoba akoresheje ibikoresho bitandukanye, harimo no kubabaza umubiri, ko hari abo yavuga ko yabanzaga kuniga, bakumva bahize umwuka bakamwemerera kumuha ibyo bafite, hanyuma yamara kubakorera ibyo byose akabambura ibyo bazanye, akabambura imibare y'ibanga y'amatelefone, ya mobile money, y'amabanki n'aya WhatsApp. Akavuga ko babimuhaga kubera ibyo bikorwa yabaga yabakoreye. Mu nyandiko mvugo z'abakobwa batandukanye bageze iwe ariko bakabasha kuhava, harimo inyandiko mvugo iri kuri kote ya 18 umwe mu bahohotewe, usobanura uburyo yahamagawe nkaho agisanze mugenzi we baziranye, akagezwa kwa Kazungu mu buryo bwo kumushukashuka. Yagezwe iwe, Kazungu akamutera ubwoba, akamukingirana, amubwira yuko natemera ibyo amusaba ari bumwice. Akavuga ko yamutegetse kumuha amafaranga ari kuri mobile money, akamutwara telefone, hanyuma akabasha kumwiyaka akirukanka. Kazungu yamwirukankaho, abaturage bakamufata. Mu nyandiko mvugo y'undi bakobwa bahohotewe uri kuri kote 20, nawe agaragaza uburyo yagejejwe mu nzu ya Kazungu, uburyo bwo kumushukashuka. Yagezwayo,
Kazungu akamukingirana, akamuniga, yakumva agiye kumuhiza umwuka akemera kumuha password yamusabaga, ndetse akamusaba kwandika inyandiko imwemerera Kazungu gutwara ibyo afite mu nzu ye byose. Uwo mukobwa wakorewe icyaha uri kuri kote ya 20 agaragaza ko yinjiye mu nzu ya Kazungu ku itariki ya 27 akabasha kuvamo kuri tariki ya 28. Ibyo ni nabyo ahurizaho n'abandi bakobwa nk'uri kuri kota 33, abo bose bavuga yuko uburyo yabikoraga mu buryo bumwe bwo kubatera ubwoba, bwo kubaniga. Bakavuga ko yakoreshaga ibikoresho birimo ipensi, imigozi yo kubazirika, icyuma, ikaramu. Bose bahuriza ku ikaramu Kazungu yakoreshaga abajomba mu mazuru akabakomeretsa mu rwego rwo kubabaza kugira ngo agere bamuhe ibyo yifuza ko bamuha. Ku cyaha cyo gusenya no konona inyubako ku bushake, mu nyandiko mvugo ya Kazungu yemera ko mu gikoni yari atuyemo cyari igikoni yakigezemo ari igikoni cyubatse gifite sima, ariko ko yagicukuye agacukuramo umwobo. Ibyo kandi binemezwa n'umutangabuhamya witwa Shyirambere Augustin nyir'inzu yakodeshwaga na Kazungu, unagaragaza ko igikoni cye Kazungu akinjiramo cyari igikoni gifite sima, kandi ko usibye n'ibyo Kazungu hari inzugi z'inzu yari yaragiye akuramo. Ku cyaha cyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano, muri dosiye harimo amasezerano y'ubukode bw'inzu Kazungu yari atuyemo yakoreyemo ibyaha. Kazungu yakodesheje ariko ku mazina y'uwitwa Dushimimana Joseph. Ayo mazina niyo yakoresheje yigaragaza nkaho aza muri iyo nzu, yakoresheje umwirondoro utari uwe, ndetse uwo mwirondoro wa Dushimimana Joseph niwe washyizwe kuri aya masezerano y'ubukode. Ndetse mu ibazwa rya Kazungu mu bushinjacyaha koko yemeye yuko mu gukodesha inzu yakoresheje umwirondoro utari uwe. Akavuga ko yakoresheje umwirondoro witwa Dushimimana Joseph ubusanzwe ufungiye muri gereza ya Mageragere. Akavuga ko ari wo yakoreshaga kugira ngo agere ku bikorwa bimwe na bimwe, kuko yashaka ko umwirondoro utamenyekana. Uyu mwirondoro wa Dushimimana Joseph yari anafite simukadi yakoreshaga yari ibaruye kuri aya mazina mbere y'uko agera muri iyo karitsiye kuhatura. Ibyo bikaba binagaragaza ko aza gutura ku hantu yaje azi neza ko ibyo agiye kuhakorera ari ibyaha, yarateguye ko azakoresha umwirondoro utari uwe. Mu nyandiko mvugo ya Shyirambere Augustin nyir'inzu Kazungu yakodeshaga, avuga ko koko Kazungu
yamubwiye ko yitwa Dushimimana Joseph, ayo mazina akaba ariyo akoreshwa ku masezerano y'ubukode. Ayo masezerano y'ubukode muri afite muri dosiye. Ku cyaha cyo kugera mu buryo butemewe ku makuru abitse muri mudasobwa cyangwa mu rusobe rwa mudasobwa, Kazungu mu mvugo ye imbere y'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha avuga ko yamburaga abakobwa amatelefone kandi ko mu gihe cyo kuyabambura yabategekaga kumuha password zazo ndetse n'imibare banga bakoresha kuri za momo, bikamufasha kwinjira muri telefoni yabo ashakishamo abandi bantu baba bazanye n'abo bakobwa, cyangwa se abasha kugera ku makuru nk'amafaranga babitse muri makonti yabo akajya ku ba agent akabikuza ayo mafaranga. Mu nyandiko mvugo z'ababajijwe twagaragaje haruguru, bose bahuriza ku kintu cy'uko Kazungu yabakaga umubare banga, haba uwa telefone, uwa mobile money, uwa bank, ndetse n'ababaga bafite password muri WhatsApp akabasaba kumubwira password zabo. Basobanura rero ko iyo mibare banga yayikoreshaga akinjira ku makonti yabo agatwara amafaranga yabaga abitse ku makonti yabo. Ibyo Kazungu yabikoze ko yakoreye icyaha akanabica no kuba yakoreye icyaha bakabasha kumucika. Mu gusoza, Madame la Présidente, ubushinjacyaha bwasabaga urukiko gufata icyemezo gifunga Kazungu ideni by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30, kuko hari impamvu zikomeye kandi zihagije zituma hakekwa ko ibyo byaha byose twavuze yabikoze. Ibyo byaha byose ni ibyaha biteganirizwa ibihano birenze imyaka 2, tugasanga kandi ifungwa rye ari bwo buryo bwonyine bwo gutuma ibi byaha bihagarara cyangwa ku buryo butazongera gusubirwamo. Turasanga kandi ifungwa rye ari bwo buryo bwo kurinda abakorewe icyaha n'abatangabuhamya, cyane ko Kazungu ababashije kumucika yakomezaga kubabwira yuko nibanamutanga amakuru azaza kubicana n'imiryango yabo. Turasaba ifunga ry'agateganyo kandi kuko dusanga umwirondoro wa Kazungu Denis ushidikanywaho, tukaba rero twasabaga yuko kuri ibyo byose kugira ngo tubashe kunoza iperereza dosiye noneho tuyiregera urukiko. Murakoze. Kazungu wumvise ibyaha ukekwaho n'impamvu zikomeye ubushinjacyaha busabira gufungwa by'agateganyo, icyo bivugaho ntacyo mbenzaho. ibyo ubushinjacyaha buvuze byose niko bimeze. Nibyo. Akubwira impamvu yatumye ubikora? Ni uko nabikoreye nanjye babanje kunyanduza sida kandi ku bushake bwabo. Bagusabiye gufungwa by'agateganyo iminsi 30, urabivugaho?
urumva ibyaha nakoze ntabwo ari icyaha kiri aho ngaho cyoroheje gutyo gusa cyo gukina nacyo cyo washyira mu kibuga ugakina nacyo umupira. Ubwo mwebwe nka perezidante w'urukiko izamuni ryanyu ryo gufata umupira neza cyangwa se ukabaca amaboko? Ntacyo ndenzaho. Yego. icyemezo kirebana n'ifungwa by'agateganyo cya Kazungu Denis kizasomwa tariki 26 z'ukwa 9 2023 saa 9. Maraso yazayabazwe azamujye kugahanga iteka ryose. Ayiwe manda we ndapfuye. Imundekure we mundekure nabinginze. Ayiwe manda we Ndekura nigendere ndekura mudogo nikubitazi ndekura.